Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 27 gisanzwe umwaka A. Amasomo matagatifu tuzirikana kuri iki cyumweru, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 5, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Zaburi ni ya 79. Isomo rya kabiri turisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 4, umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Ivanjiri ni ya Matayo, umutwe wa 21, umurongo wa 33 kugeza ku wa 43. Bakristo bavandimwe, mu isomo rya mbere turumva igisigo cyangwa indirimbo y'umuzabibu w'Uhoraho ugomba kurumbuka imbuto nyinshi, bitaba ibyo akawutererana. Iki kigereranyo cy'umuzabibu kigaruka henshi muri Bibiliya, ndetse na Yezu ubwe mu ivanjiri y'uyu munsi nicyo yahereyeho aca umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi. Ndetse mu ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa mbere kugeza ku wa 2, aniyita ubwe umuzabibu nyakuri. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi aravuga ati, reka ndirimbire inshuti yanjye indirimbo y'uwo nkunda n'iy'umuzabibu we. Inkoramutima yanjye yari ifite umuzabibu ku musozi urumbuka, atabira ubutaka, akuramo amabuye, awuteramo ingemwe z'indobanure. Hagati mu muzabibu yubakamo umunara, acukuramo n'urwengero. Yizeraga ko uzera imbuto nziza, ariko wowe wera imbuto mbi. None rero baturage ba Yeruzalemu, namwe bantu bo muri Yuda, nimunkiranure n'umuzabibu wanjye. Icyo nagombaga gukorera umuzabibu wanjye nkaba ntaragikoze ni iki? Ko nari mwitezeho imbuto nziza, ni kuki weza imbuto mbi? Reka rero mbabwire uko nzagenzereza umuzabibu wanjye. Nzawambura uruzitiro maze wonwe, nsenye urukuta rwawo bawunyukanyuke. Nzawure kuba ikigunda, ntuzicirwa cyangwa ngo uhingirwe. Uzameramo amahwa n'imifatangwe, nzabuze n'ibicukugushaho imvura. Umuzabibu w'Uhoraho umugaba w'ingabo ni inzu ya Isiraheli. Ingemwe z'indobanure yakundaga zikaba abantu bo muri Yuda. Yari abatezeho ubutungane, none baratemagurana. Yari abategerejeho ubutabera, none abatishoboye baracura imiborogo. Bavandimwe, twibaze natwe impamvu uriya muzabibu weza imbuto mbi kandi ntacyo utakorewe. Ibaze nawe ari wowe muhinzi, ugashaka umurima mwiza, ugatoranya imbuto nziza, amafumbire y'ubwoko bwose, ukiyuha kuya wita ku murima, ariko isarura ryagera ukabutaha. Mbega gucika intege! Ushobora kurumbya bitewe n'ikirere, ariko nanone ngo hari abahinga bagakoboka, yewe ayo mafumbire yose bakayashyiramo kugira ngo imyaka yabo izere neza, ariko abanyamashyari ngo hari uko babigenza. Ngo haba igihe banyuze muri uwo murima, cyangwa ngo bakagira ibyo batabamo, cyangwa bakabinyanyagizamo, guhera ubwo ngo imyaka ntizere, ahubwo ikarumba. Abantu nk'abo bameze nk'uyu mugani w'abanyamizabibu b'abahotozi ivanjiri y'uyu munsi itubwira, aho umuntu wari ufite umurima akawuhingamo imizabibu, akawuzengurutsa uruzitiro, agacukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. Ariko abahinzi bafata abagaragu be, babagirira nabi ndetse bamwe barabica. Agera igihe abatumaho n'umwana we, agira ngo we bari bumwubahe,
nawe baramwica. Aho nyir'umuzabibu azahindukirira azagenzereza ate aba bahinzi? Azabica urw'abagome, maze imizabibu ayatira abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze. Bakristo bavandimwe, buri muntu ndetse na buri kintu kivugwa muri uyu mugani gifite icyo gishushanya. Nyir'umurima ashushanya Imana ubwayo, imizabibu yishushanya Isiraheli, umuryango Imana yitoreye. Abagaragu bashushanya abahanuzi, naho umwana ni Yezu ubwe wishwe, naho abakozi b'abahotozi ni abayobozi b'abahemu b'Abayahudi. Abandi bahinzi nyir'umurima azatira imizabibu ye ni abanyamahanga. Abo bakuru b'umuryango banze kwakira Yezu nk'umwana w'Imana n'umukiza wabo. Baharwaniraga icyubahiro, ububasha n'ubukire, bityo barikuza. Bumvaga ko ari bo rumuri rwa rubanda, ko gusobanura amategeko n'abahanuzi ari umwihariko wabo bwite. Ariko ni indyarya zivuga ntizikore. Inyigisho zabwiwe abakuru b'Abayahudi ngo bagarukire Imana zaguye mu rubuye, zibyara umujinya, bica Yezu. Bakristo bavandimwe, ibi ntimubyumve nk'inkuru ishaje. Na n'ubu biracyariho, aho abantu bahotora abandi, babahondagura, bakabaniga, mbese bakababurabuza. Ingero ntiziri kure, nimwikebuke murebe mwebwe ubwanyu, iwanyu aho mutuye. Ese ntabicana murora? Umugabo akica umugore we, cyangwa umugore akica umugabo, abana nabo bakica ababyeyi babo? Ese nta rugomo ruhakorerwa? Aho abantu amabandi cyangwa za mayibobo zitwaza ijoro, zikitwikira ijoro, zikagenda zitega abantu mu nzira, zibaka amafaranga, amatelefone n'ibindi byinshi. Bamanyanga, abakina tene barikare, abambuzi, abagome, abarozi. Bakristo bavandimwe, nimudahinduka muzabona urw'abanyamizabibu b'abahotozi babonye. Nta kindi, ni urupfu. Nyagasani rero arabarembuza ngo mumugarukire, maze mukire. Tumwakire nk'umukiza wacu. Ahubwo reka tuzirikane aya magambo Pawulo mutagatifu yabwiye Abanyafilipi mu isomo rya 2, ati ntimugire ikibahagarika umutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose, muyisenga, muyinginga, munayishimira. Maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahore mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristo Yezu. Ahasigaye bavandimwe, icyitwa icy'ukuri cyose, kimwe n'igikwiye kubahwa, igitunganye, ikitagira inenge, igikwiye gukundwa no kuratwa, mbese icyitwa ingeso nziza cyose kandi gikwiriye ishimwe, aba ari cyo muharanira. Ibyo nabigishije kandi mwemeye, ibyo mwanyumvanye kandi mwambonanye, mujye mubikora, maze Imana y'amahoro izahorane namwe. Bavandimwe, twakira inyigisho z'uyu munsi, twemere ivanjiri idukosore, yibutsa abakuru bose b'umuryango w'Imana ko bagomba gutanga ibyatamurima, ko kuba abakuru ari ukuba abahinzi, ko batagomba gusarura icyubahiro, ahubwo ko ari abakozi. Nyir'umurima ni umwe, ni Imana Data n'umwana we w'ikinege Yezu Kristo. Bahorana icyubahiro n'ikuzo hamwe na Roho Mutagatifu iteka ryose.
amen. Yari Padiri Providence Idukomeze, Paruwasi ya Nemba. Mugire icyumweru cyiza.